dutangiriye ku gipangu kiri aha rwose urabona babiri bari gusohokamo ko ari abo ngabo ni beza. Hayi bebe. Umukobwa umwe yaraje ahobera umutipe wari uri aha ngaha aramubwira ati bebe uyu bamwita Josephine ni inshuti yanjye. Josephine dore boyfriend wanjye nakubwiraga shano uyu nguyu. Josephine ati nishimiye guhura nawe. Umutipe nawe ati nanjye nishimiye guhura nawe. Mva se basore mundindire gatoya ndaje reka ngire utuntu ntunganye. Basigara ari babiri ntago baziranye n'ubwa mbere bahuye. Umukobwa arazuminga gisore nacyo nticyatinze abe kiti mva wampaye akanamba kawe mwana zana nibipe nyine tunzajya nkuvugisha. Niko akandika acungacunga umukobwa nakamwitegeza ati mbega bogari. Bogari yo muri ino minsi nayo rwose. Nuko hashize iminsi 3 biriya bibaye baratwereka wa mukobwa ari gutambuka yikangamo abona boyfriend we ari kumwe na ya nshuti ye Josephine ari gutambuka. Ati bebe Josephine mwembi muramara iki hano? Baramuseka. Tipe aramubwira ati twe tuje kukureba. Okay ubwo mwe muje kundeba nari angwino sha wambaye agashati keza gusa ino ngofero nayo yankomye. Tambuka Josephine abireba yiturije. Hashize undi umunsi wakurikiyeho baratwereka umukobwa araje noneho akubitwa n'inkuba asanga bari muri cheers ku tujuwisi twabo rwose. Boyfriend we n'undi mukobwa w'inshuti ye bari muri ambiance. Cyishimo ni byose ati bebe mu mujinya mwinshi mu tipe arahindukira muri ibintu ndi kubona ni ibiki? Muramara iki hano mwebwe? Baramwihorera. Josephine arigotomerera ibyo ntibimureba bayiturije. Umukobwa arapanika. Josephine abirebye ati reka mbasige musigare muciringa. Arigendeye. Josephine hungu arahaguruka ati white ubundi urashaka iki kuri njye? Urakora icyangaho? Mva ndakurambiwe. Tipe ahita yikubita arigendera. Umukobwa asigara yibaza ibintu bimuhayeho ni ibiki? Ni boyfriend wanjye cyangwa n'undi? Agahinda karamwisha arababara mva arabyimba ageze aho arumirwa. Twongeye tugaruke ku wundi munsi wakurikiyeho umutipe rwose kanimero ko yagafashe dore ameze neza ari guhamagara umwana yabonye. Umukobwa yageze arakupa. Umukobwa aramwitegereza aramubwira ati bebe ese ibintu uri kunkora ni ibiki? Ko mbona wahindutse. Please ese warambeshyaga warankinishaga mbimenye ni ukuri njye ndagukunda. Please mbabarira ibi bintu ntubinkore ntumbabarize umutima. Tipe arahaguruka aricomokera dore ko umuntu ari mu mafoto ntabwo abura uburyo bwo kwita yicomokera. Tugaruka hano mwibuke uno mukobwa uhagaze bamwita white uriya wicaye bakamwita Josephine. Ese Josephine koko uracyari inshuti yanjye magara cyangwa n'icyo uri gushaka kunkora ukweri? Wambabariye ukava mu buzima bwa Henze urabizi ni boyfriend wanjye kandi ndamukunda cyane. Umva wimbabariza umutima kuko ndi kwangirika. Umutima wanjye wangiritse. Josephine aramwihorera arigendera. Umukobwa aribaza ariko aba bantu ndi kubona mana yanjye mbese biramurenga ageze aho arumirwa. Tugaruke cyacu n'ibitinda. Umukobwa yafashe telefone. Alo? Uri hehe? Umva kuri ino nshuro noneho ntabwo nakubabarira. Wamfashe nk'umukobwa akakora. Yes nibyo. Niyo mpamvu nanjye nazongera kugukunda. Fata iyo nzu guma muri iyo nzu wenyine yewe undeke. Sinzongera kugukunda n'indi nshuro. Oya ntabwo ibyo wabinkora mbabarira garuka mu rugo. Oya mbabarira please garuka mu rugo kuko urabizi ko ndagukunda. Tipe aramukupa aricecekera. Umukobwa aribaza ariko mana yanjye ibi ni ibiki kweri ni iki na mana?
nakosheje iki? Ni iki nagucumiyeho? Umutima wanjye we, umutima wanjye, umutima waramuriye arigorora. Byacu nibitinda turongera tugaruka hano. Wa mukobwa rwose yaje hano agahinda kameze nabi, atangira gutekereza ibihe byiza yagiranye na boyfriend we uri kumucika. Reba ukuntu biryaga utuntu tw'uduserifi rwose, uduposteri n'utwo ni utunyarwanda. Rifotoza dore ko nuko araryoherwa karahava. Umukobwa niko kiri kubyibuka, tekereza ukuntu umutipe mwanze n'ibihe byiza bagiranye, umva biramurenze. Tugaruke hano, wa mutipe Henze ari kumwe na Josephine mu nzira, wahita babonye atangira kwitsimba. Noneho babishyize ku mugaragaro, nanjye mbitsimbe ndebe ko wenda nabaha agahenge bagatambuka. Akimara gutambuka ati no, arasara arabwanuka, inkweto zikuramo. Dore nuko nguko urukundo rusaza rwose. Ubu wajya kubona ukabona araturumbutse yirutse, abandi nawe rwose bamwirengagiza ntibigira nk'aho batanamubonye. Umukobwa yagumye aha mu muhanda arababara, ararira, amarira arabura. Mbese yarababaye hahandi yageze aha kumva hari arwaye na toroma. Haje umutima uramurya, afata udukweto ngo no kongera kuzambara bwo byose ntari bubyibuke, zitwaye mu ntoki aza n'ibirenge, araza agiye gufungura. Reka da urugi nimba yayobye, urugi narwo rwanze gufunguka, hari menya yari yibeshye n'iwabo kubera trauma. Uriya urukundo rurasaza bano banjye. Urukundo ni ikintu kigora kucyakira iyo byanze. Yaje hano n'umujinya mwinshi, yazaniniga ati wawu sha uri mwiza, wambera girlfriend. Subiramo ibintu uvuze, shut up wanjishiwe, yegerayo urutwe gusa, mvira mu nzira nitambukire. Tipe ntabwo yari azi umujinya umukobwa yifitiye, ntazi ko abahungu bakundanaga yikundiye undi mukobwa. Umukobwa ari kuri fone ati ndabyumva. Tangiye gutekereza ukuntu yajyaga avugana, umva sister, uyu mutipe ni bogani ndamugutuye, arankunda nanjye ndamukunda byatari. Umva sister wanjye, ukunda Henze bya cyane ndabyumva, ariko ugomba gukontorora ukuntu umukunda. Umva sister, sha uriya mutipe arankunda ku buryo ntashobora kugabanya uburyo mwiyumvamo. Kumbe Josephine nawe yari ari aho ngaho. Umukobwa nibyo ari gutekereza mu gahinda ke yifitiye muri ino minsi. Ibitekerezo bijya kure. Tugaruke hano, wa mukobwa yahuye n'uwundi mushuti we tutazi ngo yitwa nde, bagiye guhura. Ubwo ni wandi wamugiraga inama amubwira tugomba gukontorora urukundo rwe. Araza mugwamo aramubwira ati sister, burya wari mukuri kabisa, ibintu wambwiye maje kubibona. Icara hano baraganira. None ushatse kumbwira ko ibi yabigukoze? Yambabaje sister, yakubabarije umutima ndabibona. Umukobwa yihagarara ati reka ntabwo yambabaje, njyewe mbabaza neva, ntabwo yambabaza, njye meze neza. Kwihagarara. Umukobwa aramwegera amubwira ati mva, bivuze ngo yakubabarije umutima? Ndabibona umutima wawe wangiritse, ariko nagufasha sibyo? Umukobwa ati yego ntaribi. Tugaruka hano, hari undi musore nawe rwese ari kuvuga ati baby wambabariye, ntumbabarize umutima please, ndakwinginze. Kumbe White nawe ari gucaho hafi, yumva umutipe ari kubwanuka kuri telefone, nawe ngo bamubabarije umutima. Tipe ati ndagukunda please, ndagukunda, babarira ntunsige njyenyine please, ndakwinginze. Tipe nawe bamukatiye ibigaragara, mwiriwe, mva ese nshobora kuba naganira nawe? Tipe
umutipe ati ntarebe waza tukaba twiciringira dore nubwo ndi mu gahinda ariko tipe araboroga ati umukobwa arabyitegereza avuga ati numvishe uvuga ko ku kijyanye no kubabara k'umutima ese hari umuntu waba yakubabaje umutima? Yego. Tipe ari kuriboroga rwose ati girlfriend wanjye yansize kandi yansize nta n'ikibazo dufitanye gusa biri kumbabaza byatari kandi ntabwo byoroshye kuri njye ndi kumva ntazi uburyo nabyifata. Umukobwa ati sorry ndabyumva ukuntu umerewe ariko nyine nubwo wigunze ushobora kumera neza ndabizi. Uzi iki ufite experience muri ibi ngibi byigeze bikubaho se? Oya. Umukobwa arahakana ariko namwe murabizi icyo abitse ku mutima. Ubwo umutipe ati icyo ugomba kumenya nimba hari umuntu wakubabaje umutima ugomba kubyakira urigendera. Tugaruke hano umukobwa ari kumwe na wa mushuti we arimo kumugira inama avuga ati ugomba kwibagirwa uriya mutipe nubwo bitoroshye ariko ugomba kugerageza uburyo bwose bushoboka ukareka kumutekerezaho. Wowe inama nakugira shaka ibintu bikugira busy ku buryo utazongera no kumwibuka ukundi. Umukobwa ati nabikorane. Wowe gerageza ugende usiba amafoto ye ntuzongere kumuhamagara ujye ufata fone wikinire utugemu wirebere tumuvi mbese ugerageze ushaka utuntu tumukwibagiza ube busy ku buryo utazongera kumwibuka. Umukobwa ati shaka bitoroshye ariko ngiye kugenda ngerageze mbikore. Gerageza ni ukuri kandi ndabizi ko bizarya. Sawa akoze. Umukobwa aratambuka arangije koko araza ya nama arayikurikiza igira mu tugemu. Urabona gemu rwose akamodoka ari kugakaraga yicaye kuri vora ameze neza ngo ari kugerageza kwiyibagiza wa mutipe bakundanaga. Akatakata ariko ko akata akabona yareba hasi akabona ishusho ya mutipe iragarutse akamubonamo rwose bamaye nkaho nuko basara rwose. Umuhungu kumuva mu bitekerezo birangaza avuga ati mana yanjye ubu nakora iki? Tangira kwibuka uburyo yabaga ari kumwe na wa mutipe bari gukaraga akantu k'akamodoka tugemu tw'akamodoka. Shiti baratsinzwe. Ibyishimo byari ibyo ngibyo, ambiyanse yari ikomeje rwose ubwo bari bakiri mu rukundo. Namwe murabizi iyo umuntu ari mu rukundo ibintu aba ari sawa. Dore bakomeje akagemu bari gukina gemu yiyibagiza ni nako ahubwo ari kwiyibutsa ibihe byiza yagiranye na wa mutipe. Aragiye biramucanga biramuvanga umutwe uramurya noneho abura amahitamo ati noneho ukabyara mwenda akora iki kugira ngo n'umutipe mwikuremo? Umva byaramurenze aragenda ata umutwe. Iki nicyo bita guta umutwe, nta kuwufata kuriya ni ukwanga kutakara. Yagarutse kwa wa mugenzi we ujya umugira inama ambwira ati mva nagerageje kumwibagiza ariko byanze ntabwo binyoroheye ndi kugerageza reka akagaruka mu bitekerezo. Umukobwa aramwumva ambwira ati ariko mfite indi nama nakugira, ushatse washaka undi boyfriend. Ceceka ibyo uvuga ni ibiki? Njyewe nshaka undi mutipe nongere njye mu rukundo? Wapi, ntabwo nakongera gukunda sha. Usibazemo iminsi ntabwo wabibonye noneho uranshobora. Mva white karume mwana akora ni ukugerageza kugufasha no gushora. Uramutse ushatse undi mutipe mukundana byavamo. Kambitekerezeho. Umukobwa yahise yambara agakweto yambara neza. Dore nuko muramubona yahindutse yipambye. Turamubona mu kibuga cy'umupira rwose cya football. Hano ndabona ari nk'ikarengere. Yaraje ahagarara atya. Turabona umutipe nawe urukweto n'urwo
kumbe ni wa mutipe bakundanaga. Se bagiye gusubirana cyane uko nyine uko mubibona niko nanjye mbibona, nimba bagiye guciringa, nimba bagiye gupanga gutandukana byeruye, nimba bagiye gusabana imbabazi, ubu nyine ni uko tubona bahuriye mu kibuga, tipe aramusatira, uko amusatira umukobwa nawe ahagaze hariya avuga ati ngwino sha ngwino tubisubiremo. Tipe yaraje ageze ahangaha afunga amaferi nuko akamuvi kacu karangiye. Iki ni igice cya mbere, nizere ko mwakishimiye, reka dutegereze igice cya kabiri. Ciao.